umutipe araza aje gusaba akazi. Haje abantu benshi bazana amaseve yabo, umutipe aje ngo umukobwa aravuga ati uyu muntu yamuhaye akazi ariko bitagendeye cyane kuko yatsinze cyangwa se yahize abandi, ariko mbese yaramubonye ahita yumva aramukunze nyine kwa kuntu bamugihura n'umuntu ugahita ubona ati kano kantu nyine harimo akantu akarota umukobwa. Urukundo urukundo, love birakomeza. Umukobwa nawe iba urumva niba wari waramukunze mbere, birakomeza akazi karakorwa ariko nyine kagenda gakorwa nabi bidakomeye cyane kubera hari hajemo ikintu cy'urukundo. Urumva yagiye kugisha inama ariko afite decision yarangije gufata muri we, yarangije gufata icyemezo, yabyemeje afite ukuntu nyine muri we yarangije kubisetingamo. Ni nkaho yaragiye kumenyesha umushuti wiwe, we ndajya mu kazi nikorera. Umuhungu byaramubabaje biramurakaza, batangira kutumvikana. None ndabaramukije cyane aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza, mufite amahoro y'Imana, muguwe neza. Uyu munsi rero nkaba nshaka kubasangiza inkuru y'urukundo, love story. Ni inkuru y'urukundo y'abantu, ariko ni inkuru nziza, narayumvishe numva ni nziza, ndabagurikanye basangiza. Iyo nkuru rero iragira iti umuhungu akundanye n'umukobwa. Byatangiye umukobwa afite akazi ari we boss, noneho umutipe aza kuhasaba akazi aho ngaho umukobwa yakoraga. Umukobwa niwe wari ukuriye icyo kigo, arangije umuhungu aza kuza gushaka akazi. Icyo gihe aho ngaho bashakaga abakozi, umutipe araza aje gusaba akazi. Haje abantu benshi bazana amaseve yabo, umutipe aje ngo umukobwa aravuga ati uyu muntu yamuhaye akazi ariko bitagendeye cyane kuko yatsinze cyangwa se yahize abandi, ariko mbese yaramubonye ahita yumva aramukunze nyine kwa kuntu bamugihura n'umuntu ugahita ubona ati kano kantu nyine harimo akantu. Noneho umukobwa ahita amwemerera akazi. Umuhungu aratangira arakora mu minsi mike umukobwa agenda aramwiyegereza. Umuhungu nawe bitangira kuza. Noneho umuhungu yari afite umushuti wiwe, aragenda aramubwira ati nabonye akazi ariko boss wanjye ni umukobwa, kandi ndikumva nkaho umuhungu nawe byagiye, umukobwa yagiye amwiyegereza, umuhungu nawe bitangira kuzaho gake gake. Noneho abwira uwo mushuti wiwe, aravuga ati sinzi ukuntu ndi kwiyumva, niba ndi mu rukundo simbizi, ati ndi kwiyumva uburyo butandukanye. Umushuti aramubwira ati none se ugira ushaka gukundana na boss wawe? Uvuze ko ari boss wawe kandi mu rukundo gute? Ibyo bintu ntabwo bizahura. Nuzana ibintu byo kumukunda, akazi ntabwo muzagakora. Warekanye n'ibyo bintu. Umushuti we amugira inama, umutipe ati oya ntabwo bishoboka. Mbese yasinzira akarota umukobwa. Urukundo, love birakomeza. Umukobwa nawe iba urumva niba wari waramukunze mbere, birakomeza akazi karakorwa ariko nyine kagenda gakorwa nabi bidakomeye cyane kubera hari hajemo ikintu cy'urukundo. Urukundo rurakomera, ibintu biza gukomera. Noneho bahita bemezanya ngo kubana. Umuhungu aratangira aramubwira ati ndashaka ko bino bintu tubishyira ku yindi step bikaba serious. Umukobwa nawe agenda kugisha inama umushuti we, aramubwira ati mfite umuhungu naramukunze pe, naramubonye nkimubona numva ndamukunze, numva umutima wanjye uguyemo. None bari bakundanye amezi 2, kwa gatatu niko bakozemo ubukwe. Ati none umutipe atangiye kumubwira ngo tubigire serious. Ati ariko nanjye ndumva namashije, ndumva rwose nabyinjiramo, nagenda tugakora ubukwe, ubundi se igihe kirekire kivuze iki? Uwo mukobwa nawe umushuti aramubwira ati umuntu yaje gusaba akazi, urumva amubwiye stories, umuntu yaje gusaba akazi uramubona uramukunze, umuha akazi atahize abandi. None in 2 months mugiye gukora ubukwe.
ubwo se uramumenye, muramenyanye. Urumva yagiye kugisha inama ariko afite decision yarangije gufata muri we, yarangije gufata icyemezo, yabyemeje afite ukuntu nyine muri we yarangije kubisetingamo. Ni nkaho yari agiye kumenyesha umushuti wiwe, umushuti we amuca intege aramubwira ati ya byihorere haracyari kare, bure kubanza umwige umumenye neza bihagije. Umukobwa ati wapi, naramukunze bataza kumuntwara, reka njyewe nzikorera ubukwe. Umushuti we arakomeza aramubwira aranga, aramubwira ati urabyanze ariko reka nkwihorere. Sawa, ngaho genda ukora ubukwe. Umushuti aramubwira none se urabyemeye ngende nkora ubukwe? Umushuti aramubwira none se ko numva wabyemeje, ko numva ubishaka ubikunze, ninkubuza urumva ko nashigikiye umugambi wawe. Ngiye icyo nakubwira, nimba ari wowe ari byo ufite muri mind, ari cyo cyemezo wafashe, go ahead. Gusa inama nakubwira ikiza nuko bari kwitonda. Birangira umukobwa yemeye ko bakora ubukwe. Aragenda abwira umutipe uwo musheri wiwe, aramubwira ati I'm ready, dushobora gukora ubukwe tukibanira igihe kirekire ntacyo kivuze. Bakoze ubukwe. Bahita bakora ubukwe byihuse. Bari bakundanye pe muri ayo mezi make, ubona nyine harimo ikintu cy'urukundo, rwa rukundo nyine, love. Nimba ari love gaturu cyangwa nimba ari false love, nimba ari fake love, ntumbaze. Barakundanye, bakoze ubukwe, birashyushye, batumiye abantu baje amakwe, abashuti babo baraje, ubukwe burashyuha. Noneho mu cyumweru cya mbere, bya bindi twita ngo honeymoon, umukobwa iwe yise yigira ku kazi, yari director ku kazi, ari umuntu ukomeye aho ngaho. Muri cyo cyumweru bari muri honeymoon, umukobwa arabyutse agiye ku kazi. Umutipe abyutse mu gitondo, ararebye arasohotse mu cyumba, ariko hanze wapi umugore ntaho ari. Ahamagaye umugore, aramubwira ati shiri njye nagiye ku kazi, nagiye gukora. Umugabo yita kubitamo imyenda, aragenda amusanga akazi, aramubwira ati ese urabizi ko turi muri honeymoon, ari igihe cyacu cya bonding, cyo kuba turi hamwe tuganira tumenyana, murimo murabyumva? Umukobwa ati what, ibyo se bimbuze kujya ku kazi? Honeymoon itume ntakora? Honeymoon wundi what does it mean, ni ibiki? Umuhungu aramubwira ati ntabwo bishoboka, dukora ahantu hamwe, twakoze ubukwe, aba badusarawundinze ni inshuti zacu, ni gute ari wowe boss hano ku kazi ariko tudashobora kuvuga ngo dufashe ikintu cyacu cyane umuntu? Umugabo aravuga ati ntabwo bishoboka, let's go. Umugore nawe aranga, aravuga ati oya, njyewe ibyo bya honeymoon ntabwo byatuma ntajya ku kazi, twakoze ubukwe, this is time ya honeymoon, ariko ibyo ntabwo ngiye byatuma ntajya ku kazi ngo nkore. Umugabo nawe ati turataha, turagenda tujye mu rugo, ntabwo wakora mu gihe cyacu cya honeymoon, tugomba kumenyana tukaganira, buri wese akamenya undi bihagije. Umukobwa aranga, umutipe aritahira ajya mu rugo. Aho hantu hamatangira kuba utuntu nyine two kutumvikana neza. Noneho umukobwa agaza gutaha, akazi karangiye. Umutipe aramubwira ati se kuki wansuzuguye imbere y'abakozi dukorana? Ushaka kunyereka ko uri umuntu ukomeye cyane? Umenye ko wabaye umugore wanjye, ibyo kwitwaza wenda ngo uri boss wanjye ku kazi cyangwa something else ntago mbishaka. Uri umugore wanjye, sinifuza kongera gusubira ku kazi. Turi twakoze ubukwe, reka twenjoyinge time yacu, tube turi hamwe tumenyane bihagije. Umukobwa ati ntabwo bishoboka, njyewe ntabwo ndimo ndabyumva, ndi mu kazi, ni akazi kaduha amafaranga, njyewe ndakora, ngomba gukora. Wowe niba warasabye konjuka buri muri hano umuntu, it's okay, wowe ugume mu rugo icyo cyumweru bibiri. Ariko njyewe bakundaga gupfa utuntu duto cyane, kandi ibyo bintu natekereje ko bibaho cyane mu bantu. Batangira gupfa utuntu duto, umugore akagenda ku kazi, bari muri icyo gihe cyane umugabo agasigara. Umugore yataha agasanga igitanda ntabwo gishashe, nyine mu cyumba habaye akavuyo, umugabo we yaririye amasahani hari, araza akisasa ati icyumba kimeze gute? Amasahani ahantu waririye niho biri, ikibazo cyawe ufite ni ikihe? Umugabo nawe ati kuki udataha kare ngo uteke? Mbese bapfaga ko umugabo akunda gusasa,
umugore nawe ntabwo yatekaga, yarazaga agahita avuga ngo ndarushe, ngo sinteka, akazana noodles, spaghetti cyangwa harya noodles bazita gute, ni amakaroni se, amakaroni, ubwo se amakaroni ni ikinyarwanda ni ikinyamurengera ko umugore nawe yataha agateka amakaroni. Umugabo akamubwira ati njyewe umuntu w'umugabo ndirya amakaroni, ndarya niki, nkeneye umutsima, nkeneye imboga, nkeneye ibiryo nyine ibiryo, apana udusupageti. Umugore ati wiriwe hano mu rugo, yagiye ku kazi, icyumba kirasa nk'icy'abasazi, amasahani everywhere, none ngo urashaka ngo njye no mu gikoni nteke? Umukobwa nawe ati sinteka. Mbese ibintu birakomera, batangira gushwana ngo umugabo yagiye muri dushe, kwa kundi umuntu yoga ibifuro ku bikuta, umugabo yava muri dushe umugore agahita ajyamo agasanga urufuro ku bikuta, ibiki, dushe itameze neza, agahita aza muri 81. Ni gute ujya muri dushe ukoga ugasiga dushe imeze kuriya? Umugabo akamubwira ati nturi umugore wanjye sinagushatse, kuki gukora dushe bigutwaye iki? Umugore ati urajya muri dushe woge usiga uhangije uhanduje ngo ari njyewe ujye kuhakora? Mbese akavuyo karaba, barashwana bakapfa utuntu dutoya, ngo mu gikoni ntihameze neza, igitanda nticyashashwe, reba mbese akantu kose bakagapfa. Biragenda bimera nabi, umukobwa aragenda abwira inshuti ati ndumva agiye kubivamo, urugo rurananiye, kwicara ngo baganire ntibyabagaho. Umutipe nawe aragenda abwira inshuti ati ndumva wapi, birananiye, ntabwo turi kumvikana, umugore udateka ntabwo twabana nawe, umugore utanyubaha ntabwo twabana nawe. Umukobwa nawe akagenda akabwira inshuti ye, umutipe uryama akabyuka igitanda kishyurwa kidashyashye, umuntu ntabwo twahuza. Umutipe ujya muri toilette nta flashing ngo ni umugabo, ibyo bintu simbyemera. Umutipe ujya muri dushe koga agasiga isabune yose yuzuye ku bikuta, ibyo bintu simbishaka. Umugabo nawe ari hariya, umugore utanyubaha si twabana. Ubwo nawe arimo arabwira inshuti yiwe ati umugore utanyubaha ntitwabana, umugore udateka, umugore utampa agaciro, mbese umugore utanyubaha everything, aravuga. Urugo rumera nabi. Noneho umutipe yigira inama yo gushaka umuntu ubakorera terapi, umukasala. Azana umugore umwe, aratangira arabaganiriza, akababwira se mwakuda igihe kingana iki? Umugore arababaza. Umutipe aramubwira ati twakundanye amezi 2, muri ayo mezi 2 kwa gatatu twakozemo ubukwe. Umugore aramubwira ati ubwo mwakoze ubukwe mu by'ukuri mwamenyanye, buri wese yamenye undi neza bihagije? Ati naragiye amakazi, turakorana, turakundana nyine, twumva ko nta n'impamvu yo gutinda kwikorera ubukwe. Umuhungu ahita anatangira avuga ati niwe wamprovote biki, barashwana imbere y'uwo muterapist, barashwana, ariko muri uko gushwana uwo mumama agenda yumva ibintu bari kuvuga, ariko mu by'ukuri hari harimo n'akantu k'urukundo. Byonyine n'uburyo bashwanagamo, ntabwo bashwanagamo bya bintu birenze ngo barwane, bashwanaga nyine baterana amagambo, ariko ukabona birangiye gutyo. Bari mu gushwana rero barashwanye, umugore arabumva arabihorera, araceceka, arabumva, barakomeza barashwana, birangira nyine bongeye basa nk'abakundanye kandi bari barimo gutukana, nyine barimo barashwana. Umugore yumva ikiganiro bagiranye, ntiwagize gutya, amasahani baraha, ntiwashashe, ntiwatetse. Yumva uwo muterapist yumva n'utuntu tworoheje, aravuga ati se abantu mu by'ukuri ikintu bari gupfa ntabwo gifatika. Arabaganiriza, aravuga ati cyiza ni ukumenyana, umwe akumva akamenya faiblesse y'undi. Nimba umugabo wawe abyuka ntasase, bigutwaye iki kuba wasase? Abwira umugore. Nimba wa mugabo we, umugore wawe adashoboye guteka, kuki udashobora kubimwereka? Bigutwaye iki we kuba wajya mu gikoni ukagira akantu uteka? Buri wese
amenye faiblesse y'undi kandi amufashe amukosore, mukosorane mu buryo bwiza. Umugore ahita anababwira ati impamvu mutanumvikana ni ukubera ko mutabanje kwigana mbere, mbese mwarakundanye just mukavuyo pa mariage mugiye kubana. Ibi rero mwakagombye kuba mwarabishwanye gutya, umwe yaramenye undi muri fiançailles. Ntago ari byo kumenyana, hari ibyo mugomba kumenyana mwagize mu rugo, ariko hari n'utundi tuntu mugomba kumenyana mukiri muri fiançailles. Ukamenya umugore wanjye afite faiblesse, fiancé wanjye ameze gutya, ibi ngibi ntabikora, ibi ntabishoboye. Mu by'ukuri umugore nta nubwo yangaga guteka kubera yuko atabizi, yari abizi, ariko ni kakantu ko guhimana. Nimba atasashe igitanda nanjye sinteka, nimba yagiye muri douche mbese agasiga douche isa nabi, nanjye sinkora iki. Kakantu nyine ko guhimana. Uwo muterapiste yarabafashije mu by'ukuri, arakomeza arabafasha. Noneho bigera ku rwego umwe aza kumva undi, batangira kugenda bamenyana gahoro. Noneho umugore yasanga igitanda kidashashe agahita agenda agiye guhamagara umugabo, nyine kwa kundi tuba tuvugira hejuru agahita yibuka ko umuterapiste yamubwiye ati se usanze igitanda kidashashe mu by'ukuri ukagisasa bigutwaye iki? Ati uzi ko gusakuza kwawe cyane ushobora kuafekta umugabo wawe bikamutera n'ibindi bibazo. Noneho umugabo nawe akagenda yagera mu gikoni agasanga amasahani arandagaye bimeze nabi, agahita asohoka agiye ku muryango guhamagara umugore. Umutima ukongera ukamubwira ati tuza, bitwaye iki? Nimba amasahani yandagaye, umugabo umutima ugahita umubwira, agahita yongera akayafata akayegeranya akayashyira muri sink. Mbese bagenda batangira kugenda bamenyana. Hagati aho ngaho nsubiye inyuma gatoya, icyo gihe bashwanaga, icyo gihe cyane cyane umuntu hari ukuntu umugabo yajyaga gym mu gitondo akiruka akora ka jogging, noneho ahuramo n'undi mukobwa batangira kugira nk'akantu nanone ka friendship, kuntu bahamagarana batestingana, atangira nko kujya nyine ku ruhande. Umugore nawe nuko ku kazi atangira kugira abandi bantu bavugana, nko kwimara stress, nko kwikuramo stress. Ariko nyuma yaho umuterapiste amaze kubafasha, buri wese agenda ariko izo nzira zindi yari yatangiye. Iyi nkuru y'urukundo rero ikintu ngewe yamfashije cyangwa se yanyigishije, icyiza ni uko twakwiga kumenya abantu nimba ari abafiyanse, cyane cyane ku bana b'abakobwa cyangwa se ku bahungu bakiri batoya. Umuntu mugiye gushakana si ngombwa ngo mukundane igihe kirekire cyane, ariko kandi reka kurashinga ngo wirukanse ibintu mu kwezi kumwe. Kera ngo mukoze ubukwe mu mezi abiri, ayo mezi aba ari make cyane kuba utaramenya umuntu. Bajya bavuga ngo mushobora kumara n'imyaka 20, 30, 40 mubana n'umugabo n'umugore ariko mutaramenyana. At least inama natanga hano nuko umuntu byibuze na twa tundi twibanze dukeya umuntu yagenda atumenye, nyine mugakora uko byibuze hari ibintu bikeya umuziho. Ikindi ku bantu bubakanye, twige kumenya nimba umutware afite faiblesse wenda runaka n'umudamu afite faiblesse runaka, umugabo azimenye, no ku ruhande rw'umugabo amenye umugore umugore wanjye afite faiblesse izi ngizi n'izi, bizadufasha kubaka ingo zishimye. Iyo nkuru y'urukundo rero byarangiye baje guhuza. Uwo muterapiste yarabafashije, baza guhuza, bamenya ko banashatse mu gihe bihuta cyane, ibintu babyihutishije, noneho baza kugerageza kumvana, noneho baza gukora urugo rwishimye. Tugerageze natwe bimwe dufite wenda bitagenda mu ngo zacu, turebe uburyo twagerageza guhuza ibintu kugira ngo twubake ingo zimeze neza. Niyo nkuru y'urukundo nari mbafitiye, murakoze cyane, nakagaruka. Bye.